yavuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Ntangariza abantu ngo Imana ije kuza. Imana ije kuza mu bantu. Imana ije kuza kandi ubwo Imana itambutse biramenyekanye. Mbwira abantu ngo ubwo Imana igiye kuza n'indiri muri Nyina izamenya ko Imana yaje. Amen. Mu yandi magambo n'ibishyitsi n'amabuye bizamenya ko Imana yagize gute, ko Imana yaje. Amen. Abantu muradamara ariko si igihe cyo kudama, ni igihe cyo gusenga. Amafaranga agashira. Wakwirata ku mafaranga ntagukure mu rupfu. Amafaranga ntabwo atanga ubuzima. Diplome ntabwo ishobora kuguhesha ubuzima. Twagiye tubona abantu bagiye batunga diplome barapfa. Twagiye tubona abantu bagiye batunga amafaranga barapfa. Twagiye tubona abantu bagiye batunga baratunganirwa ko igihe kigeze barapfa. Ntangariza abantu ngo nibashake mu maso y'Imana. Ibindi byose ni nyongera. Ntangariza abantu mbabwire ngo ni wayasire bonne drome fo. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Amen. Ndabwire ngo nta juru ry'abagambana rihari, nta juru ry'abanyeshyari rihari. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi twaherukanaga ari kuvuga ngo Imana ije gusekura. Uyu munsi naho afite indi message ikomeye. Reka tumusabe kugira ngo abanze abasuhuze. Bashuhuje abantu badukurikirana bane namwe. Abantu badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora, turavuze ngo Imana ibaha umugisha kandi igibana namwe mu buzima bwa buri munsi. Ntago twirengagije n'abarwayi bari kwa muganga. Nagira ngo mbabwire ngo bihangane bakomere, mu ijuru hari imbaraga z'Imana. Abaganga bashobora kunanirwa ariko ntago Imana iginanirwa mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha. Amen. Urakoze cyane. Abantu bananirwa ariko Imana yo ntabwo inanirwa. Ntabwo rero turi buze gutinda cyane ko turi bukore ikiganiro kitari kirekire. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yo kubahwa. Turagushimiye wabanye mu ruhande rwacu, waturinduwe n'ubugingo. Ibyaduhize byari byinshi ariko wagize neza. Mana ndasenze kugira ngo dushyigikire kandi icyo wagambiriye gukora ku bantu bawe ugikore. Urakoze kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Icyo Imana yagambiriye gukora igikore kandi tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Nanjye uwo ni wo mujyo ndimo. Reka noneho tuguhereze ikaze ukora umurimo wiyagutumye. Ni karibu. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Nta bintu byinshi nzanye, tugiye kwiga ku magambo y'Imana, nta bindi. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri zaburi bice 50 umurongo waho wa 3. Mbwira abantu ngo bashake mu maso y'Imana, ibindi byose bizarangira, ariko abantu bave mu byaha bashake mu maso y'Imana. Abantu bari mu binezeza, mbese baravuga ngo isi iraryoshye, ariko nyamara ni igihe Imana ije kubarana n'umuntu wese yiremeye. Imana mbese ije gukora isaka, ije guhemba no guhana. Dusomereza buri bice 50 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu izaza ye guceceka. Yego. Imbere yayo umuriro uzakongora. Umuyaga w'ishuheri uzayigota. Rekeraho ngaho Imana iguhereza umugisha. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari muri zaburi bice 50 umurongo wa 3. Bibiliya yavuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Ngo umuyaga w'ishuheri uzagira ute? Uzayigota. Haleluya. Ngo kandi imbere yayo umuriro uzakongora. Imana ishimwe. Aya ni amagambo y'Imana dusomye. Amagambo y'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Amagambo y'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ritanga impumure, ijambo ry'Imana ritanga iki? Ritanga ibyiringiro. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Haleluya. Ntangariza abantu badukurikiranye, Imana izaza ye guceceka kandi ubwo Imana ije gukora ibarura. Amen. Imana ije kuba mama, Imana ije kuba papa, Imana ije kuba kobwa, Imana ije kuba sore,
mbese Imana igeze ku rubyiruko, mbese Imana igeze mu ngeri zose mu izina rya Yesu, kuko birivuze ngo iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Haleluya. Ngo imbere yayo umuriro uzakongora, ngo umuyaga w'ishuheri uzayigota. Bibi yarambwiye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. Mu yandi magambo, ibintu byose ukora Imana irakureba. Mama, ibyo ukora Imana irakureba. Papa, ibyo ukora Imana irakureba. Wa mukobwa, ibyo ukora Imana irakureba. Amen. Ibyo ukora ku manywa Imana irakureba, ibyo ukora nijoro Imana irakureba. Mu yandi magambo, ikintu cyose wakora Imana irakureba. Naho siko na nyoka batakubona ariko Imana irakubona, naho inshuti zitakubona ariko Imana irakubona. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka, ngo kandi umuyaga w'ishuheri uzayigota, ngo umuriro uzakongora. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye, Imana izaza ye guceceka. Mama, Imana izaza ye guceceka. Papa, Imana izaza ye guceceka. Mami, Imana izaza ye guceceka. Haleluya. Ibintu byose ukora Imana iraje. Birashoboka kuba hari ibintu wicayemo bidahesheje Imana icyubahiro, ariko rero nkubwire ngo Imana izaza ye guceceka. Amen. Kuko nasomye ijambo rero nkunda bankunda, kandi abantu bashakana umwete bazambona. N'abantu bashakana Imana umwete. Ntangariza abantu ngo Imana irababaye. Imana ibabajwe n'ibyaha by'abantu. Imana nasomye ijambo rero ngo Imana ikimara kurema umuntu yahise yicuza. Uzi ikintu cyatumye Imana yicujije? Ni ukubera yabonye ukuntu ubugome bubaye bwishi mu bantu. Iravanga iyo mbimenya sinde mu muntu. Amen. Hanyuma mbwira abantu ngo nibashake mu maso y'Imana, ubutunzi buzashira, nibyo burakenewe, ni support mu buzima buradufasha, ariko abantu bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kuko nasomye ijambo rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni iki? Ibindi byose ni nyongera. Amen. Ntangariza abantu ngo nibashaka ubwami bw'Imana. Birashoboka yuko ufite amafaranga, birashoboka yuko ufite amayetaze menshi, birashoboka yuko ufite ubutunzi, ariko shaka mu maso y'Imana. Mbere na mbere banza ushake nyir'ubutunzi. Haleluya. Twagiye tubona abantu batunze amafaranga arashira. Amen. Twagiye tubona abantu batunze diplome, igihe kigize diplome zitabwa agaciro. Haleluya. Mperutse kujya gushyingura umuntu, ariko nahavuye nizi ibintu bikomeye. Narebye ukuntu bacukura, mbona ahantu bamushize, ndavuga ngo ariko Mana uteye ubwoba. Ndavuga ngo imirimo y'intoki zawe nta wayibara ngo ayirangize. Ndangije subiza ubwenge ngo ndavuga ngo byanga bikunda nanjye ni hariya nzajya. Ikintu cyantunguye ni gute? Na ahantu nabonye bamushyize nta kantu katarenze metero, na metero ntabwo igize gute, ntabwo igeze. Amen. Ntangariza abantu ngo abantu mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nukuri mu kuboko kw'Imana harimo ibyiza n'ibibi, kandi niba uzi ko ukorera Imana byukurubana n'Imana neza, najya nkubwire ngo ntabwo Imana izagukoza isoni. Ikindi, niba uzi ko wayiteye umugongo, Imana nayo ije kugutera umugongo. Niba uzi ko wateye Imana umugongo, Imana ije kugutera umugongo. Sinzi abantu mutari kureba ahantu isi igeze. Abantu bavuga ngo isi iraryoshye, mbese muri mu munezero, bamwe muranywa mugasinda mukajya mu tubyiniriro dutandukanye, ariko uwirata yirate Yesu. Mama, niba wirata wirate Yesu. Papa, niba wirata wirate Yesu. Ngira urubyiruko mwirate Yesu, kuko Yesu umufite muri wowe, mbese umufite mu mutima wawe, mbese akubera ubwugamo. Imiryango yagutaye akubera ubwugamo, inshuti zagutaye akubera ubwugamo, se na nyoko bakuvuye hakubera ubwugamo. Ntangariza abantu ngo wirata yirate Yesu. Wakwirata ku mafaranga, amafaranga agashira. Wakwirata ku mafaranga ntagukure mu rupfu. Amafaranga ntabwo atanga ubuzima. Diplome ntabwo ishobora kuguhesha ubuzima. Twagiye tubona abantu bagiye batunga diplome barapfa. Twagiye tubona abantu bagiye batunga amafaranga barapfa. Twagiye tubona abantu bagiye batunga baratunganirwa ko igihe kigeze barapfa. Ntangariza abantu ngo nibashake mu maso y'Imana, ibindi byose ni ikintu, ibindi byose ni nyongera. Ntangariza abantu mbabwire ngo ni wayasire bonne drome fo. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Amen. Ndabwire ngo nta juru ry'abagambana rihari, nta juru ry'abanyeshyari rihari, nta juru ry'abanyamagambo rihari, nta juru ry'abanyamoko rihari, nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'abasinzi rihari, nta juru ry'abanyarwango rihari. Ubwami bw'Imana bugize gute? Burakiranirwa. Na kubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Amen. Mbazana ijambo rivanga abantu mushake mu maso y'Imana. Abantu mushake mu maso y'Imana, mugabanye umunezero wo kwishimisha, wo gushimisha imibiri yanyu. Mushake mu maso y'Imana. Amen. Mbabwire ngo Imana iraje.
Imana ije gukora isaka, Imana ije kubarura, Imana igiye kuza ku buryo Ninda iri muri Nyina izabyumva. Niko ndi kubwira abantu. Birashoboka yuko hari ukuntu wasubiye inyuma, birashoboka yuko hari ukuntu wajya gubana n'Imana ariko ukaba warasubiye inyuma. Nkubwire ngo ngera ushake mu maso y'Imana, ongera usubire ku rufatiro. Kuko umurimbyi yaravuze ngo urufatiro ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Undi aherutse kuvuga ngo abagezeho baragwiriye, abandi bari mu nzira, ariko ngo nushaka ko tujyanayo banza ugire gute, banza wihane. Amen. Ntangarize abantu ngo abantu mugire gute, abantu mwihane. Bibiri ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Mama nkubwire ngo Imana izaza ye guceceka. Ntabwo izareba yuko uri mu etaje menshi, ntabwo izareba kuri mu mafaranga menshi, ntabwo izareba yuko wubatse ibitabashwa, ntabwo izareba yuko wubatse imiturirwa, ntabwo Imana izareba yuko uri mwiza, ntabwo izareba kuri muremure. Ubwo burebure budafite kuba Imana ntacyo buvuze. Imana ishimwe. Ubwo bwiza budafite kuba Imana ntacyo buvuze. Haleluya. Uko waba uri ko kose najya nkubwire ngo shaka mu maso y'Imana. Ibindi byose wishingikirijeho ni ipfabusa, ibindi byose wishingikirijeho ntacyo bimaze. Nkubwire ngo banza ushake he, banza ushake mu maso y'Imana. Abantu bari gushaka imitsima ku Mana, imitsima turayikene, ariko mbere na mbere banza ushake uyitanga. Haleluya. Amen. Mbere yo gushaka umugati, mbere yo gushaka umutsima, banza ushake he, banza ushake mu maso y'Imana, banza ushake ubitanga. Nasomye ijambo rivuga ngo Petero na Yohana baherutse gukurikira Yesu. Bamaze gukurikira Yesu bamubwira ijambo rikomeye. Baramubwira ngo Yesu, ko twagukurikiye tugasiga ibyacu, tugasiga abagore, tugasiga amatungo, aravuga uzatugorera iki? Uzi impamvu babajije Yesu kuriya? Nuko inzara yari bakubise. Ntabwo ari urukundo, nuko inzara ari bakubise. Ariko Yesu arangije arabitegereza, arababwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 70, nzabakubira inshuro 100, ariko n'ikiruta byose nzabaha ubugingo. Amen. Ntangariza abantu ngo nimushaka ubugingo. Ubugingo ntabwo bupfa, ubugingo ntabwo bubora, ubugingo bubeshaho. Amen. Ntangariza abantu, iyo ufite ubugingo cyangwa ufite nyiribitangaza, udafite ibitangaza ahubwo ufite nyiribitangaza muri wowe, hari mu mutima wawe waramwicajemo. Ikindi cya kabiri, iyo ufite nyiribitangaza umubitse mu mutima wawe, ntabwo ukora ibyo kamera ishaka, ntabwo ukora ibyaha, nta nubwo ukora ibyaha. Mu yandi magambo, nyiribitangazo yicaye mu mutima wawe arakubwira ngo stop. Niyo ugiye gutandukira arakubwira ngo garukira aho ngaho, hunga udapfa. Abantu nimuhunge mudapfa, abantu muve mu bizaha. Bwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo imbaraga. Birashoboka yuko wasengaga ukaba waraguye. Ntangariza abantu n'ukuri, ntabwo abantu bagisenga, ntabwo abantu bagisenga. Abantu bimitse kurya, bimitse inda. Ntabwo abantu mugisenga. Ni iki gitumye abantu mudamarara? Murabona igihe tugezemo ari icyo kudamarara, nyamara igihe tugezemo ni icyo gusenga. Kandi wasengaga rimwe agasenga kabiri, wasenga kabiri agasenga gatatu. Amen. Kuko nasomye ijambo ngo abasenga data mu kwino mu mwuka. Nta juri gukora, uri gukorera mbese uri gukorera umubiri wawe, ariko nta juri kugira gute, nta juri gukorera. Amen. Kuko hari umuririmbyi nkunda cyane aherutse kuvuga, aravuga ngo inkono y'Imana sugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana sukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana, agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Inkono y'Imana sugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana sukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana, agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Haleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Impamvu ndirimbye indirimbo, abantu bananiwe gutegereza iby'Imana yavuze. Abantu baraniwe gutegereza iby'Imana yavuze. Imana iravugana nawe umwaka wa mbere itasohoza, ugategereza ugabe ukavuga ati umuntu atari Imana twavuganye, ahubwo wenda hari umuhanuzi wakoresheje amarangamutima. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo ibintu by'Imana ntago ari ugupfa kubirya. Ibintu by'Imana birya umuntu warambije agategereza. Ikindi cya kabiri, abakirisitu mwikige ntabwo bagifite kwihangana, ntabwo bagifite gutegereza, ntabwo bagifite kurindira icyo Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo mutegereze iby'Imana yavuze. Niba ari Imana yavuganye nawe, icyo yavuze no kugikora izagikora. Amen. Kuko nasomye ijambo
ijambo rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umuntu ngo yicuze, icyo yavuze no kugikora izagikora. Amen. Bibiliya yavuze nta juri gukora, uri gukorera mbese uri gukorera umubiri wawe, ariko nta juri kugira gute, nta juri gukorera. Amen. Kuko hari umuririmbyi nkunda cyane aherutse kuvuga aravuga ngo inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Haleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Impamvu ndirimbye indirimbo, abantu bananiwe gutegereza iby'Imana yavuze. Abantu baraniwe gutegereza iby'Imana yavuze. Imana iravuga nawe umwaka wa mbere itasohoza, ugategereza ugabe ukavuga ati umuntu atari Imana twavuganye, ahubwo wenda hari umuhanuzi wakoresheje amarangamutima. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo ibintu by'Imana ntago ari ugupfa kubirya. Ibintu by'Imana birya umuntu warambije agategereza. Ikindi cya kabiri, abakirisitu mw'ikige ntabwo bagifite kwihangana, ntabwo bagifite gutegereza, ntabwo bagifite kurindira icyo Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo mutegereze iby'Imana yavuze. Niba ari Imana yavuganye nawe, icyo yavuze no kugikora izagikora. Amen. Kuko nasomye ijambo rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umuntu ngo yicuze, icyo yavuze no kugikora izagikora. Amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Ntangariza abantu ngo Imana ije kuza, Imana ije kuza mu bantu, Imana ije kuza, kandi ubwo Imana itambutse biramenyekanye. Mbwira abantu ngo ubwo Imana igiye kuza, n'indiri muri Nyina izamenya ko Imana yaje. Amen. Mu yandi magambo, n'ibishyitsi n'amabuye bizamenya ko Imana yagize gute, ko Imana yaje. Amen. Abantu muradamara, ariko si igihe cyo kudama, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kureka ibya, ni igihe cyo kuniha tukabwira Imana ngo Mana ongera utugarukeho, twese twaracumuye tugasasa inzobe, tukabwira Imana ngo Mana ongera udutabare. Banza utekereze neza cyangwa urebe niba ukiri mu mwanya Imana yagushakagamo. Banza urebe niba ukiri mu mwanya wabanagamo n'Imana kera. Nusanga warasubiye inyuma, ubwira Imana ngo Mana ongera ungarukeho. Amen. Nasomye amagambo y'Imana ari muri Luka igice cya 1:80. Aravuga ngo nuko uwo mwana akurira mu butayu, agwiza imbaraga z'umutima ngo kugeza igihe yerekane mu Bisiraheli. Reka mbabwira abantu bananiwe kunyura mu butayu, kandi utanyuze mu butayu ntabwo wagera i Kanani. Amen. Abantu dukeneye ko tugera muri Kanani, ariko ntabwo bishoboka. Mbere yuko ugera muri Kanani ubanza guca mu butayu. Mu butayu umuntu ahererwa imbaraga, mu butayu umuntu arigishwa, mu butayu umuntu aba ari mu mwitozo. Amen. Mwibuke Dawidi ajya kuba umwami. Dawidi yabanje ajya mu butayu, ajya gutozwa. Ikibabaje abakirisitu b'iyi minsi, tunaniwe gutozwa. Ariko Imana idusubize ku rufatiro mu izina rya Yesu. Amen. Kuko Bibiliya ivuze ngo kiravuze ngo nuko uwo mwana akurira mu butayu, agwiza imbaraga z'umutima. Imana ongere tugwiriza imbaraga z'umutima. Amen. Mama, ahura Imana ikugwiriza imbaraga z'umutima. Papa, ahura Imana ikugwiriza imbaraga z'umutima. Munyamasengesho, Imana ikugwiriza imbaraga z'umutima. Mureke mbabwira, ndabatunga intoki nanjye izindi zintunga, kabiri ndababwira nanjye nibwira. Amen. Imana idukomereze amaboko muri uyu murimo. Gatatu, Imana idukomereze amaboko muri iki kibuga. Amen. Kuko twagiye tubona abantu benshi bagwa mu iki kibuga. Rero Yesu adukomeza. Amen. Dukeneye ko Imana itugwiriza imbaraga z'umutima. Abantu bakeneye kwinjira muri Kanani, ariko ntabwo bishoboka. Mbere yuko ugera muri Kanani urabanza ukanyura mu butayu. Mu butayu urahigira, mu butayu uratozwa, mu butayu inzara irakwica, mu butayu wambara ubusa, mu butayu mbese urara mu bigunira, mu butayu mbese ivu rikuzaho. Ariko abantu bananiwe kunyura mu butayu. Imana iduha imbaraga, Imana iduha imbaraga. Amen. Kandi iyo wigiye mu butayu neza, ugera muri Kanani ukambara imbaraga, ukarya ibyawe ntawe uguhagaze hejuru. Mbwira abantu ngo Imana iduhereze imbaraga z'umutima. Munyamasengesho ahura Imana iguha imbaraga z'umutima. Mama, ahura Imana iguha imbaraga z'umutima. Muhanuza ahura Imana iguha imbaraga z'umutima. Tubwire abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, Imana iduhereze imbaraga z'umutima. Kuko iyo ufite imbaraga z'umutima ntabwo ukora ibyo kamere irariki. Iyo ufite imbaraga z'umutima ntabwo ukora ibyo ushaka. Amen. Yesu aduhereze imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha kandi bashyigikire, ibarwanirire. Imana ibahereze umugisha.
amen. urakoze cyane. Imana amahoro nikugirire neza kandi kugirire neza cyane kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Nukuri Imana iduha imbaraga kandi duha imbaraga z'umutima, tugwiza imbaraga kandi twange cyane gisa nacyo, kuko amazi ntabwo ari yayandi. Mbere yuko dusoza, yego, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Numero yanjye ni 078 6 7 378. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga. Mana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, wowe ugira ucyuremo warangiza ukagikomeza, wowe ugira uruhura abarushye. Twabonye neza yawe, twabonye ukuboko kwawe, twabonye imirimo y'intoki zawe. Tuyivuze ntabwo twabona, tuyivuze iminsi yaba myinshi, tuyivuze bwakwira bugacya, kuko dufite ibihamya. Rero ni ijambo ryawe riherekeze, kandi umuntu wese ugiye kuryumva rijyaho rimukwara, igihe naho rimushyitsa, ntirimuce mu gutwi ngo rihingukire mu kundi. Urakoze Mwami kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro iguha umugisha. Shalom. Amen.